Uyu munsi tugarutse kuvugana none kuri Incoterm rules. Turibanda cyane kuri XW cyangwa se X-work. Nkuko nababwiye, Incoterm zidufasha kumenya inshingano z'umucuruzi n'umukiriya. Zikaba zikoreshwa cyane mu bucuruzi mpuzamahanga. Ariko reka mbanze gushimira wowe wakoze subscribe, ugakora share, like, ukaduha na comment, uduha courage cyangwa se tubwira ibyo tugomba gukosora. Twibutse nanone ko Incoterm zidasimbura amasezerano cyangwa se contract. Ntabwo Incoterm ziri specified cyangwa se zikoreshwa ku gicuruzwa runaka. Incoterm ntabwo zikubwira ubwoko bw'amafaranga ugomba kwishyuramo ibicuruzwa waguze. Ntabwo zikubwira kino gicuruzwa cyemerewe kucyexportinga cyangwa se nicyemewe. Cyemerewe kucyimportinga cyangwa se nicyemewe. Nkuko mubyibuka, ubushize twavuze kuri 4B cyangwa se free on board. Tuvuga ko inshingano z'umucuruzi zirangira igihe cyose ibicuruzwa byamaze kugera mu bwato. Uyu munsi tugiye kureba noneho XW cyangwa se X-works. Inshingano z'umucuruzi zirangirira he, iz'umuguzi zitangirira he. Bibutse yuko mu buguzi no mu kugurisha cyangwa se buying and sales harimo ibintu bitatu bitajya biburamo. Cyo twita transportation cost cyangwa se loading cost and unloading cost. Loading cost no kuvuga amafaranga yo gupakira cyangwa se ikiguzi cyose kijyanye no kubipakira. Unloading cost ikiguzi cyose kijyanye no kubipakurura. Noneho ikiguzi cyose kijyanye n'ubwikorezi ari cyo transport cost. Twavuze ko Incoterm ari 11 cyangwa se Incoterm rules akaba ari 11 kandi zikaba zarasohotse muri 2020 zisimbuye izakoreshwaga muri 2000 cyangwa se zarasohotse muri 2010. Uyu munsi tutajya no 23 z'ukwezi kwa 12 na 2020 tugiye kurebera hamwe XW cyangwa se X-work yonyine. Nkuko twavuze ko loading, unloading zose byose biherera ku muntu waguze. Igihe cyose wakoresheje XW, inshingano z'umucuruzi ni zimwe gusa. Ni ugukora ibyo bicuruzwa, yamara kubikora akabifunga, yarangiza akabishyira muri warehouse. Icyo areba gusa ni ukureba niba aho mwumvikanye ko uzabikura. Either ashobora kuba ari ku ruganda cyangwa se kuri warehouse iri ahantu runaka. We icyo akora no kubihageza. Kuhagera icyo ukora wowe uramwishyura gusa. Wamara kumwishyura ugapakiza ibintu byawe ku mafaranga yawe. Transport yo kubigeza ku cyambu cya export ni wowe uyishyura. Export clearance ni wowe uyishyura. Buri cost yose itandukanye no gukora no gupakaginga cyangwa se gufunika ibyo bicuruzwa, umuguzi niwe uyishyura. Niba uguze ugakoresha XW, menya ko inshingano zisigaye zose ari izawe. Bibutse ko ikintu ugomba kwitaho kuri Incoterm rules, ugomba kumenya ko zigaragaza aho inshingano na risk ziba transferred cyangwa se ziva ku mucuruzi zijya ku muguzi. Noneho niba uri mu nzira ibintu byawe bikabura, ubwo nta kintu kimwe ubaza umucuruzi. Ugomba kuba careful igihe cyose ugiye kugura ibintu, ukamenya Incoterm ugiye gukoresha iyo ari. Delivery iberahe cyangwa se inshingano z'umucuruzi zikorwa ziti. Nabibabwiye, zirangirira mu gukora no gufunga ibyo yacuruje
ahangaha nkuko ubibona kuri cost and risk, ibi ngibi byose biba bireba umukiriya, nicyo biba bivuze. Gupakira, gupakurura nabibabwiye birareba wowe mukiriya. Incoterm XW cyangwa X work ikoreshwa kuri ubwoko ubwo ari bwo bwose bw'ubwikorezi, yaba mu mazi, yaba mu kirere, cyangwa se ku butaka. Iyi Incoterm ushobora kuyikoresha ku bwikorezi ubwo ari bwo bwose, cyane ko n'ubundi inshingano z'umucuruzi ziba zarangiye. Sellers formalities cyangwa se buyers formalities, icyo iyo mumaze gukora ibyo bintu byose umaze kumvikana, akazi ko kwishyura karangiye, yamaze gukora ibintu ukagenda ukabigura ukamwishyura. Izi formalities zose za export na import zose icyo birareba umuguzi wenyine. Gusa umucuruzi ashobora kugufasha cyangwa se kukwasista, akagushakira zimwe mu mpapuro, cyane ko wowe wenda ushobora kuba utamenyereye naho ngaho, ariko ntabwo afite obligation cyangwa se ntabwo afite inshingano zo kubigukorera. Nongeye nkwibutse gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo udufashe kumenya aho dukora improvement kandi ubigeze ku bantu benshi, natwereke ko wabikunze. Please